Murakaza neza kuri Go and Study Scholarship nk'uko bisanzwe tugenda tubagezaho updates, available opportunities ndetse n'ibindi bitandukanye mu gisata cy'uburezi. Rero tugenda tubagezaho ama scholarship atandukanye kuva muri university nyinshi zibarizwa mu Rwanda ndetse no hanze, tukaba tumaze gufasha benshi cyane kugira ngo babe bagera ku nzozi zabo binyuze muri Go and Study Scholarship. Rero ko uyu munsi ni byiza ko tugenda tubagezaho ibitandukanye byinshi. Hano Mastercard Foundation ikaba yasohoye rezilita. Izi rezilita n'ubundi zari zigendanye na Mastercard Foundation itanga scholarship binyuze muri University of Rwanda. Twagiye dufasha benshi mu gukora application zitandukanye kugira ngo babe babasha kugera iyi final stage aho baba bakoze selection y'abantu ba nyuma bagomba guhabwa scholarship binyuze muri Mastercard Foundation. Rero ni byiza ko tugenda tubabwira ibikurikira, ese yo bamaze gukora selection ni iki kiba kigiye gukurikira. Hano rero ni byiza ko tubagezaho izo updates kugira ngo mwitegure ibindi bikorwa bigiye gukurikira ku bantu twafashije mu gukora application binyuze muri University of Rwanda scholarship itangwa na Mastercard Foundation. Mastercard Foundation akaba ari umuryango mwiza cyane ufasha abanyeshuri batandukanye, refugees, disability ones, abanyeshuri bafite ubumuga ndetse n'abandi batandukanye, bakabafasha kuba bazagera ku nzozi zabo badarenze guheranwa n'ibyo byose, ikibazo cy'ubukene ndetse n'ibindi. Rero hano Mastercard ikaba igenda ifasha abo banyeshuri kugira ngo bazapesinge bagere ku nzozi zabo. Bano ni muri bamwe bafashwa na Mastercard Foundation. Rero kuri uyu munsi hano ikaba Mastercard Foundation yashyize hanze urutonde rurerure rw'abantu bagize ute babaye selected muri Mastercard Foundation. Hano hagiye harimo ibyiciro bitandukanye: animal production, food science and technology, creative and performance arts, transport and logistics, bachelor muri medicine and surgery ndetse n'ahandi hatandukanye, dental therapy na nursing nabo barimo benshi. Aho ngaho rero akaba ariho bagiye batanga ama scholarship ku rubyiruko rufite disability, refugees nabo bagiye batanga ama scholarship atandukanye mu byiciro bitandukanye muri CAS ndetse n'andi ma faculty atandukanye. Rero aba bantu babaye selected turabashimiye cyane rwose ko bitwaye neza kuri iki gikorwa cyo gukora application muri Mastercard Foundation tubibafashijemo. Rero iyo bamaze gutanga scholarship hari ikindi kintu kiba kigiye gukurikira, no guhabwa amaretre. Bahabwa letters kuri buri munyeshuri wese wabaye selected muri Mastercard Foundation kugira ngo bibe byamufasha ahabwe leta imwemerera kuba umunyamuryango wa Mastercard Foundation. Rero Mastercard Foundation binyuze muri University of Rwanda ikaba yarafashije abantu benshi cyane mu myaka yatambutse, n'uyu munsi ikaba igikomeje binyuze muri University of Rwanda, aho abanyeshuri biga mu byiciro bitandukanye nk'uko twabivuze haruguru muri medicine, dental surgery, dental therapy ndetse muri BIT, business information and technology. Aho ngaho Mastercard ikaba igenda ishyigikira abanyeshuri biga mw'ibyo byiciro. Rero ni byiza ko gufashwa na Mastercard bibi byawe. We munyeshuri wamaze kuba selected, tangira witegure ko mu minsi iri imbere igikurikira mugiye guhita mukora icyo bita camp. Mukora camp, iyo camp ikaba ibasobanurira ibintu bitandukanye bigendanye na Mastercard kugira ngo muzitware neza mwaruno rugendo muri kumwe na Mastercard Foundation. Hano bakaba bahereza scholarship nziza cyane iri excellent muri Rwanda nyuma y'izindi zitandukanye, ariko na Mastercard Foundation ikaba nayo itanga scholarship nziza cyane ifasha umunyeshuri kuva ku rwego rumwe ajya ku rundi. Rero Mastercard Foundation ikaba yasohoye itangazo ko uyu munsi igaragaza liste y'abantu babaye selected muri Mastercard. Rero inagenda ibabwira ibindi bitandukanye ko bakwiriye kwitegura mu minsi iri imbere, bakabazahita bakomereza mu cyo bita camp. Iyo camp nibategura mu buryo bwose kubamenyereza Mastercard Foundation. Hano rero hari liste
ya aba ni abantu bose bagiye baba selected, ni liste ndende cyane y'abantu bazafashwa na Mastercard mpaka bagize ute mpaka basoje. Hano murabonamo section ya nursing, section ya dental, food science and technology, no muri horticulture. Noneho nta cyiciro na kimwe basize, ni ubudasa bwa Mastercard Foundation. Rero namwe mutabaye selected, burya amahirwe aza rimwe mu buzima, no gutegereza ikindi gihe namwe mukazongera mugakora application. Mastercard ntabwo ibarizwa honyine mu Rwanda, ahubwo igenda yakrosinga imipaka binyuze mu makaminuza atandukanye. hari Makerere Mastercard itera y'inkunga, West Cape yo muri South Africa, ndetse n'ahandi hatandukanye. Aho hose Mastercard igenda ifasha abanyeshuri kugira ngo bakomeze urugendo rwabo cyangwa kariyeri yabo yo kwiga. Rero ni byiza ko binyuze muri Go and Study Scholarship tubagezaho izo update zose. Ibindi byose bazabibamenyera kuva ku kintu cya mbere kugeza ku cya nyuma binyuze muri Mastercard Foundation. Rero mukomeze mutegure n'igihe muzagira mu masomo, mukomeze mutsinde. Hano Mastercard izagenda bategurira ama event atandukanye kugira ngo mubashe kumenyera inzira za Mastercard Foundation. Bajyana mu matuwa menshi atandukanye kugira ngo bakomeze bamenyereze ndetse bakomeze banabafashe. Hano batanga scholarship nziza cyane, iri excellent. Rero mwese abasigaye inyuma mutarakora senior 6, mwige neza, mukore cyane, mubona amanota meza kugira ngo namwe uyu muryango wa Mastercard Foundation utazabasiga, ahubwo namwe muzabe bamwe mu bagize Mastercard Foundation. Rero hano bazabahereza amakarita atandukanye ya Mastercard, ndetse bazabahereza letters, ndetse bazabahereza na scholarship acceptance n'andi mafomu atandukanye muzagenda mwuzuza. Ibintu byinshi bizagenda binyura kuri email, bizagenda bica kuri email kugira ngo igikorwa cyo kubahereza scholarship kigende neza. Hano bamaze gukora final selection biba byarangiye, ibindi bisigaye abari gake bagenda babamenyesha binyuze kuri email. Rero murakaza neza muri University of Rwanda, ndetse munafashwa na foundation nziza ya Mastercard Foundation ifasha abana batandukanye hirya no hino muri Afrika ndetse no ku isi hose. Rero mukomeze mwenjoyinge binyuze muri Go and Study Scholarship. Twiyemeje kujya tubagezaho ayo updates ndetse n'ibindi bitandukanye. Agaseke karacyapfundikiye, ari tunababwira ko hari n'indi scholarship yo muri Wa Foundation ifasha women's. Iyo video n'ubipininze hasi, mushobora kuba mwayireba. Mukomeze mubane natwe binyuze muri Go and Study Scholarship. Murakoze cyane.